Reka mbasuhuze mbifuriza ubwa neza mwese mudukurikiye gatanu kuri gatanu, uri mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali, mubwire ngo komeza ugubwe neza cyane. Nawe rero uri hirya no hino mu bihugu bituranye n'u Rwanda, ndetse nawe uri hirya mu bihugu bya kure za Mozambique, za Australia, hakurya ku mugabane wa Australia, wowe uri muri Amerika, umugabane wose waba uriho, mubwire ngo gubwa neza. Nyagasani akomeze abane nawe. Ni muri TV wateretseho rero, mbana natwe mu biganiro byacu byose, dushyigikira ukanda subscribe, mubwire ko buriya gukanda kwandika comment nabyo biradufasha. Igihe wumvishe inkuru hari igitekerezo watanga, ntukifate, tanga igitekerezo uko ubyumva. Inkuru yacu uyu munsi rero ati uwahanutse mu rugobo rwa metero 15 agakomereka bikomeye arasabirwa ubufasha. Ni inkuru rero dukesha Kigali Today. Sadiki Muganga Gorori w'imyaka 32 y'amavuko yaguye mu mwobo wa metero 15 z'ubujyakuzimu mu Bugesera, aho yabaga rero mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi mwaka w'2025. Bamukuyemo bamujyana mu bitaro by'Inyamata, nabyo bimwoherereza i Kanombe ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Akaba rero ariho arimo kuvurirwa. Basanze rero yakomeretse ku ijosi, avunika akaguru, avunika n'urutirigongo. Kwa muganga babwiye abo mu muryango we ko hakenewe amafaranga y'u Rwanda abarirwa kuri miliyoni zigera kuri 3.5 yo kwishyura imiti, ibitaro, ubuvuzi akorerwa burimo no kumubaga. Abari mu muryango we bavuga ko nta bushobozi bafite, bakaba bahangayikishijwe nuko akomeza gutinda mu bitaro, kuko uko atinda mu bitaro niko n'amafaranga agenda yiyongera. Ngo nta kazi gafatika yagiraga, akaba yakoraga ibiraka by'ubwubatsi, nta na mituweli yagiraga kuko ari umunyamahanga. Ubundi bwishingizi bwigenga nabwo ngo yagiraga, kuko ngo buba buhenze kandi nta mafaranga ahagije yinjiza. Irenge Nabara Samuel wo mu muryango wa Sadiki Muganga Gorori asaba uwabishobora wese kubafasha kubona ubushobozi bwo kuvuza uwo murwayi, ariko dore ko hari impungenge ko natinda kuvurwa umubiri we uzatakaza ubushobozi bwo kumva ndetse no gukora, ibizwi nka paralyze. Turabashyirira Momo Pay code yiwe ibaruye kuwitwa Samuel ndetse na nimero ze za telefone akoresha. Iyi nkuru tuyikesha Kigali Today. Ubishoboye wanyarukiraho ugafata nimero cyangwa se ukazikura kuri screen yawe, nizo zigaragara. Momo Pay code *182 *8 *19 urwego, ukareba ko rero ibaruye kuri Samuel, cyangwa se ukabanza ukamuhamagara kuri 07 80 72 57 ngayo nguko rero. Mureke dufashe uyu muvandimwe, tureko nawe yagarura ubuzima. Kandi buriya ngo imirimo dukora ati hari aho yandikwa. Niba uri umukristo rero uri kutwumva, ndagusuhuje cyane. Nawe rero umusilamu, ndagusuhuje cyane. Twese rero ubutumwa duhabwa n'abigisha bacu iyo twagiye mu materaniro ni ugufasha. Mureke dufashe rero, utitaye ngo umuntu uramuzi, utitaye ngo uzahura na Sadiki Muganga Gorori urwariye i Kanombe, ushobora kumufasha none, ukaziturwa n'undi muntu utazi,
utari uyu nguyu witwa Sadiki Muganga Gorori, wenda se ugafashwa n'umunyarwanda mugenzi wawe kuko uyu wumvishe ko ni umunyamahanga. Ushobora ari umugani mu kinyarwanda uvuga ngo gira so yiturwa indi. Mureke rero dukore tugire neza tutitaye ngo tuzabyishyurwa. Wowe gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ndabakunda cyane, nge mwumvaga rero bawundi wanyu ni Gift Mura. Iyi ni Mura TV, kamubwire ngo amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.